ibyo abantu batekereza ku miterere ya vampire. Tukaba tugiye kubiva imuzingo muri iyi nkuru irambuye tugiye kubagezaho vampire ngo zaba zigira imbaraga nijoro kandi zinyunyuza amaraso y'abantu basinziriye. Ziruma akenshi ku ijosi, zikoresha amabwene yazo aba ari maremare kurusha ayandi menyo. Claude Lekuto avuga ko isura abantu bafite kuri za vampire uyu munsi ari imbuto zeze ku biti byinshi byatewe mu bihe byashize ubwo bakwirakwizaga icyo gitekerezo. Uyu mwanditsi akaba n'umuhanga yavuze no ku badayimoni, imyuka n'abagaruka mu buzima nyuma yo gupfa. Abenshi mu kumutinya ntibavuga ko ari umudayimoni, ahubwo bamushakira amazina atamurakaza: umuhamagazi, umukubisi, umushyutsi, umushonji, ikiroto, ushwaratura, umuhekenyi. Hanyuma abakerekana ugaruka mu shusho y'inyamaswa. Aha rero niho atandukanira na bya bindi twavugaga. Ibimenyetso rusange kuri za vampire. Ibiranga za vampire bigenda bihindukana n'imico igihugu ku kindi. Icyakora ibimenyetso bisa naho ari rusange. Umuntu yavuga ko inyinshi zihuriraho. Icyo kiremwa twavuga umuntu umupfu kizwiho gutungwa n'amaraso y'abantu bazima mu joro, ari naho gikura imbaraga zikibeshaho zigatuma kibaho ubudapfa, ndetse ngo kikanabaho ubudasaza. Gisa n'igihora ikiyurura ikindi. Byinshi mu bivampaya abihuriraho n'isanduku ngo byihishamo iyo igitondo gitangaje, ikakirinda kandi kikayiruhukiramo. Hanyuma irimbi rikaba ubuturo bwa vampire. Aha bakubwira ko vampire ziba zirimo guhekenya imyenda z'abahambwemo. Mu mico myinshi bakavuga ko vampire ishobora no kurya umwanda w'abantu ikabarya inyama, aho nayo ishobora kurya inyama yayo bwite, ari naho bavugira ko imyenda yahambweho bayisangaga isa n'iyatapfunwe. Hanyuma vampire zose zigatunga amenyo y'amabwene maremare kurusha ayandi asongoye, ayifasha kurya nyine abantu ku ijosi basinziriye kugira ngo ibakogotemo amaraso. Uko vampire igaragara uyu munsi mu bihangano bitandukanye byubatswe imyaka myinshi. Ibinyamakuru byifashishwa mu gukwirakwiza inkuru byagiye biha vampire ishusho buri cyose agikurikije cyangwa buri mwanditsi akurikije uko abikeka, abitekereza, mbese uko abyumva. Birumvikana ko ubihawe nawe agira ukwe abyumva cyangwa ibyo asigarana ku mashusho aba yahawe. Imyambarire ya vampire tubona mu masinema uyu munsi ni ubuhanga buba bwashakishijwe kuva ku makinamico izo filime ziba azikomokaho no kuva ku bitabo izo kinamico ziba azikomokaho. Ibyo byose bigakorwa mu rwego rwo kubyongerera ubwiza no gushishikariza ababireba, ari nako bongera mu muntu ureba guhangayika yibaza amaherezo yabyo, maze agakomeza gushakisha ibindi bice akurikiye amaherezo y'inkuru. Ishusho nshya modern tubonana vampire uyu munsi n'imbuto z'ibitekerezo bya kera byagiye bivugururwa uko imyaka yagiye ihita, aho ukunze kwerekwa umugore w'uburanga ureshya umugabo bikarangira amutesheje imbaraga ze zose kuko yamwambuye ubuzima n'imbaraga iri muri we, cyangwa icyo nakwita ikibatsi cy'ubuzima.
guhinduka avampire. Nongere mbibutse ko iyi ari imitekerereze abantu benshi bafite ku cyo twise mu kinyarwanda umuntu mupfu cyangwa se vampire mu zindi ndimi. Impamvu zo guhinduka vampire ziratandukanye igihugu ku kindi. Nko mu Bushinwa no mu bihugu bya Slave bakwereka umubiri ufite ibinono cyangwa amajanja y'ibikoko cyane cyane imbwa cyangwa injangwe, maze kigahinduka umuntu umupfu. Nanone ngo umuntu wakomeretse ntakandishwe amazi ashyushye ashobora kuba vampire. Naho mu Burusiya amavampire aturuka ku bantu bahoze ari abapfumu bakiri ku isi, cyangwa abantu bari baritandukanije na kiliziya ya Orthodox. Imyemerere ya rubanda rwo mu Burusiya ivuga ko umuntu wese uriweho na vampire nawe ahinduka vampire. Ibiranga vampire. Vampire zizwiho imbaraga zidasanzwe, ibara ryijimye, zirabyimbye kandi zigira uruhu rusa ukwarwo, akenshi rujya gutukura kubera guhora zinywa amaraso. Bakwereka amaraso ahora ava mu kanwa kayo no mu mazuru, kandi ijisho rikaguma rikanuye n'igihe iruhukiye mu sanduku yayo. Muri make twavuga ko isura ya vampire nk'uko yakwirakwijwe na sinema ari isura iteye ubwoba. Kwirinda igihe cyo guhamba. Decapitation, kurinda icumbi iko umupfu yazarigarukamo. Bafataga umurambo bakawushyingura awubitse inda, bagapfumura mu gatuza ngo umurambo utazabasha kwiyuzuza umwuka, maze umuntu umupfu cyangwa umuzimu we ukagaruka. Ni nko kuwubuza kuzihaga. Hari no kumushyingurana ibintu bitandukanye cyane cyane ibifite ubugi, maze uko azagerageza kubyimba bikamwinjiramo bikamubuza kwiwuyuruka ngo agaruke gutera abo yasize.